Ndabasuhuje mu izina rya Yesu. Ndi mwene so muri Kristo Yesu, Pastor Yakabumbye Etienne. Nkaba nkorera umurimo w'Imana muri ADPR mu itorero rya Gasovu. Paruwasi yacu ni ya Rundoshyi. Ururembo rwacu ni urwa Rubavu. Hanyuma ndubatse mfite umufasha n'abana 6. Bityo rero ndagira ngo tuganire ku ijambo ry'Imana riboneka mu gitabo cya Zaburi ya 68. Turasoma umurongo wa mbere n'umurongo wa kabiri muri Bibiliya za kino gihe, ariko n'umurongo wa mbere muri Bibiliya za kera. Handitswe ijambo ngo Imana izahaguruka abanzi bayo batatane, kandi abayanga bazahunga mu maso hayo. Uwiteka dufashe cyane. Ndagira ngo tuganire ku ijambo ry'Imana ridusaba kwiyunga n'Imana kugira ngo tutaboneka mu banzi bayo bikazadutera gutatana. Imana yahagurutse. Dusomye ijambo ngo Imana izahaguruka abanzi bayo batatane. Abazatatana sabandi n'abanzi bayo. Imana izahaguruka abanzi bayo batatane, kandi abayanga bazahunga mu maso hayo. Ndagira ngo mbanze nsenga Imana kugira ngo Imana ibe mu ruhande rwanjye. Iri jambo abanteze amatwi ryubaka imitima yabo, kandi nanjye urisobanura nubakwe naryo, cyane cyane Imana impa umwuka w'ubwenge wo kurisobanura uko ishaka. Imana Data twese oraho mu izina rya Yesu. Iri jambo ukunze ko ndisoma, ngusabye imbaraga zo kurisobanura uko bikwiriye, kandi rikubaka imitima y'abanteze amatwi, aboroheje n'abakomeye. Buri wese agahirimbanira kuboneka mu nshuti zawe kugira ngo atazahunga mu maso yawe wahagurutse. Ubane nanjye kuva ntangiye kugeza nsoje mbone ukuboko kwawe. Senze nize izina rya Yesu. Amen. Bene data, dusomye ijambo rikomeye cyane riratubwira ngo Imana izahaguruka abanzi bayo batatane, ngo kandi abayanga bazahunga mu maso hayo. Mbese abanga Imana ni bande? Abanzi bayo ni bande? Ni ngombwa tumenye ngo turi muri uruhe ruhande. Icyitonderwa, Imana itarahaguruka abanzi bayo bazidegembya, bazagaragara nk'abakomeye, ariko Imana nihaguruka turasomye ngo abanzi bayo bazatatana, ngo kandi abayanga bazahunga mu maso hayo. Ninde wanga Imana? Ni umuntu witwara ate? Birashoboka ko mbajije ntese muri twebwe uwanga Imana ninde? Ntawe ushobora kwemera ko yanga Imana, ariko Bibiliya ikatubwira mu gitabo cyangwa se mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Luka igice cya 6 umurongo wa 44. Ijambo ry'Imana ikatubwira ngo igiti cyose kimenyekanishwa n'imbuto zacyo. Mbega byumvikana ngo imikorere y'abanzi b'Imana irabagaragaza, ariko n'imikorere y'inshuti zayo nayo ikazigaragaza. None se abanzi b'Imana nabitwara bate? Nabakoze bate? Iyo usomye ijambo ry'Imana mu gitabo cya Zaburi n'ubundi ya 68 umurongo wa 21 n'uwa 22 muri Bibiliya za kino gihe, usanga handitswe ijambo ngo dore Imana izamenagura imitwe y'abanzi bayo n'igikoba kiriho umusatsi cy'umuntu wese ukomeza kwishyiraho urubanza. Dore Imana izamenagura imitwe y'abanzi bayo. Ijambo imitwe ntimugire ngo ni imitwe wenda ku ruhande rw'umubiri igihanga nk'iki. Imitwe bisobanuye icyubahiro cyabo. Abanzi b'Imana mbese muri make basa nk'abakomeye. Imana itarahaguruka barigira ibihangange, ariko nihaguruka ngo izamenagura imitwe yabo. Abanzi b'Imana bafite akaga, ngo dore Imana izamenagura imitwe y'abanzi bayo n'igikoba kiriho umusatsi cy'umuntu wese ukomeza kwishyiraho urubanza. Uyu muntu nawe ndagira ngo muvugeho ukomeza kwishyiraho urubanza. Uyu ni umuntu wirengagiza ukuri, yarakumenye
niwe wishyiraho urubanza, nk'uko dusoma mu gitabo cy'Imigani igice cya 15 umurongo wa 10 hatubwira ngo umuntu wiyobagiza ahanishwa igihano kibabaza. uyu muntu wiyobagiza niwe rero wishyiraho urubanza. ni umuntu usambana afite umutima umucira urubanza, umwereka ko ibyo ari gukora ari bibi. ni umuntu wiba, umutima uri kumukomanga, tari ko ubungu Imana iri kumbona ite. ni umuntu utukana, ubeshyira abandi, ugoreka imanza, kandi umutima umwereka uti nyamara urabeshya. uyu muntu wishyiraho urubanza ni umuntu Imana yagendereye kenshi imwereka ko ibyo akora ari bibi, ariko yanga kuva kwizima. uko agenda abikora rero niko aba yishyiraho urubanza. ngo dore Imana izamenagura imitwe y'abanzi bayo n'igikoba kiriho umusatsi cy'umuntu wese ukomeza kwishyiraho urubanza. Mwene data unteze amatwi, umenye ngo uko ujya gukora ibyaha umutima ukurega uba wishyiraho urubanza. uko wirengagiza ko Imana yakugendereye ikakumenyesha uko wakwitwara, ukiyobagiza kandi uti nyamara nubwo mbikora Imana yamishuriye ko ari icyaha, nubwo mbikora ijwi ry'Imana ryambwiye ko ibyo ndimo atari byo. burya ibyo ukora urishyiraho urubanza, bishobora kuzakuzanira akaga. ngo dore Imana izamenagura imitwe y'abanzi bayo n'igikoba kiriho umusatsi cy'umuntu wese ukomeza kwishyiraho urubanza. Uwiteka tugenderere cyane. Umwanditsi wa Zaburi ati Imana izahaguruka abanzi bayo batatane. mbese abanzi b'Imana bamera bate? umuntu yitwa umwanzi w'Imana yakoze iki? nk'uko maze kubabwira, imikorere y'umuntu nigaragaza uwo ari we. bigaragara ngo ibyo umuntu akora bishobora kumuhindura umwanzi w'Imana, kandi byamuhindura n'umukunzi w'Imana. byaterwa n'icyo yahisemo gukora. ndizera ko wanteze amatwi. mbese ntiwabona warahisemo gukora ibikugira umwanzi w'Imana mu cyimbo cyo gukora ibyatuma uba inshuti y'Imana? none se umuntu ashobora kuba umwanzi w'Imana yakoze iki? mbere yuko ntanga ubusobanuro bw'imikorere ituma abantu bahinduka abanzi b'Imana, ndabanza mvuge ku byiza inshuti z'Imana zizakorerwa, cyangwa se abakunzi b'Imana icyo Imana izabakorera. iyo usomye mu gitabo cya Zaburi ya 85 umurongo wa 8 n'uwa 9, Bibiliya za kino gihe n'umurongo wa 9 handitswe iri jambo ngo reka numve iby'Imana Uwiteka izavuga, kuko izabwira ubwoko bwayo n'abakunzi bayo amahoro, ariko be kugarukira ubupfu. Imana idufashe cyane. reka numve iby'Imana Uwiteka izavuga. uyu ni umwe muri bene Kora. iyi Zaburi ya 85 ni Zaburi ya bene Kora. umwe muri bene Kora birashoboka ko yari afite wenda ikibazo yakeneye igisubizo. ati reka numve iby'Imana Uwiteka izavuga. mbese Imana ifite mugambi ki kuri twebwe? birashoboka ko wenda bari mu ntambara, atese bizakomeza gutya, ariko Uwiteka agiye gusubiza ati abakunzi banjye mbageneye niteguye kuzabaha amahoro, uretse ko nabo bafite condition bagomba guha agaciro. ngo basabwa kutagarukira ubupfu. iri jambo kutagarukira ubupfu, basabwa kudasubira inyuma mu byo baretse, kugarukira ubupfu. bigaragara ngo niba naturi imbere y'abandi, ngo nihanye kwiba, nihanye gusambana, nihanye gutukana, ejo nongeye gusubira kuri ibyo byaha nihanye, mbangarukiye ubupfu. mbese nkuko Pawulo yandikiye Abagalatiya igice cya 2 umurongo wa 18 aravuga ati kuko niba nongera kubaka ibyo nashenye mba nihinduye umunyabyaha. burya kubaka ibyo washenye niko kugarukira ubupfu. wahagaze imbere y'abantu ubabwira ko gusambana ari icyaha, nuko niba rero nawe uhangaye gusambana ugarukiye ubupfu, kuko gusambana wagusenye kenshi. niba warahagaze imbere y'abantu ubabwira ko kwiba ari icyaha, ko gutukana ari bibi, ubabwira ko guca imanza zibera, ariko kugoreka ukuri ari bibi. niba uhangaye guca urubanza rubera ukarenganya mugenzi wawe,
uwo gutsindwa agatsinda, uwo gutsinda ahubwo ugasanga niwe utsinzwe, icyo gihe bigaragara ngo ugarukiye ubupfu. Imana igufashe kunyumva neza. Ariko Imana iravuga mu ijambo ryayo ngo ifite umugambi wo kuzagirira neza abakunzi bayo, nubwo babaguwe nabi buno, nubwo babashonje, ariko Uwiteka azabahindurira amateka niba atagarukira ubupfu. Uwiteka dufashe cyane. Imana izakurinde kugarukira ubupfu, nteze amatwi. Haleluya. Nitutagarukira ubupfu Imana izatugirira neza. Abakunzi bayo bafite amahirwe kuko Uwiteka afite umugambi wo kuzabaha amahoro. Abakunzi bayo ngo Imana izabwira ubwoko bwayo n'abakunzi bayo amahoro mu gihe izahaguruka abanzi bayo bagatatana. Abakunzi bayo ifite umugambi wo kubaha amahoro. Ufite amatwi umva yumve. Mu gihe izaba iri kumenagura imitwe y'abanzi bayo, abakunzi bayo. Haleluya. Uwiteka azabaha amahoro. Imana iguhe kunyumva neza. Nawe urasabwa kuboneka mu bakunzi b'Imana aho kuboneka mu banzi bayo. None umuntu ahinduka umwanzi w'Imana yakoze ate? Yitwaye ate? Ntabwo igiti cyose kimenyekanishwa n'imbuto zacyo. Na Yesu yaravuze hariya muri Matayo igice cya 7 umurongo wa 20, aravuga ati nuko muzabamenyera ku mbuto zabo. Bigaragara ngo nta handi tuzamenyekanira, ni ku mbuto zacu. Ntabwo tuzamenyekanira ku madini dusengeramo, tuzamenyekanira ku mbuto zacu. Bigaragara ngo ibikorwa byawe nibyo bizagaragaza ko waba uri umwanzi w'Imana cyangwa se waba uri umukunzi wayo. None umwanzi w'Imana ameze ate? Arangwa n'iki? Niki gishobora gutuma agaragara ko ari umwanzi w'Imana? Ndagira ngo dusome ijambo ry'Imana mu gitabo cy'umuhanuzi Yesaya igice cya 63. Turasoma umurongo wa 8 tugeze ku murongo wa 10. Turebe neza umuntu aba umwanzi w'Imana byagenze gute, aba yakoze iki. Nakunze kujya mvuga ntiburya ijambo rigira imbaraga iyo habayeho kurisobanukirwa. Mbega byumvikana ngo burya iyo hatabayeho gusobanukirwa no kumva ntacyo kuba kumaze. Ariko ndagira ngo nsobanure igishobora gutuma umuntu ahinduka umwanzi w'Imana. Niko kandi wanamenya n'icyatuma uboneka mu bakunzi bayo. Yesaya 63 umurongo ni wa 8 kugeza ku murongo wa 10 handitswe iri jambo ngo kuko yavuze ati nukuri aba ni abantu banje, abana batariganya, nuko ababera umukiza. Mu yindi mvugo aba bavugwa ku murongo wa 8 ni abakunzi b'Imana. Ngo kuko yavuze ati nukuri aba ni abantu banje. Amen. Abana batariganya, nuko ababera umukiza. Iri jambo Biblia yigiswa hivuga ngo maana alisema hakika ndiyo watu wangu hawa wana wasio na hila akawa mwokozi wao. Nuko iri jambo maana alisema, yani Mungu alisema hakika ndiyo watu wangu hawa wana wasio na hila akawa mwokozi wao. Nuko bangu kuyavuze ati nukuri aba ni abantu banje, abana batagira uburiganya cyangwa se bataryarya, nuko aba umukiza wabo. Niko mu Giswahili niko bisobanuye. Nubwo Biblia y'Icyongereza ivuga ngo for he said surely they are my people, children who will not lie, and he became their savior. Nuko rivuga ngo kuko for he said surely they are my people, children who will not lie, and he became their savior. Ngo kuko yavuze ati nukuri ubu ni ubwoko bwanjye, aba ni abantu banjye, abana batazabeshya, nuko abera umukiza. Umurongo wa 9 hakatubwira ngo yababaranye nabo mu mibabaro yabo yose, na marayika uhora imbere ye yajyaga bakiza. Urukundo rwe n'imbabazi ze niyo byamuteye kubacungura, kubera ko barabakunzi be. Hanyuma rero ngo yarabateruraga akabaheka bakira abakunzi be,
batari baba banzi be, yarabateruraga akabaheka iminsi yose ya kera. Uwiteka dufashe cyane. Abakunzi b'Imana iyo bagize ikibazo, Uwiteka arabarengera. Abakunzi b'Imana babuze uko bagira, Uwiteka arabatabara. Nk'uko dusoma mu gitabo cya Zaburi y'145 umurongo wa 20, tugasanga handitswe iri jambo ngo Uwiteka arinda abamukunda bose, ariko abanyabyaha bose azabarimbura. Abanyabyaha mu yindi mvugo nibo banzi b'Imana. Ariko ahangaha mu gihe bari batarahinduka abanzi bayo, cyangwa se batarahinduka abanzi be, Uwiteka yarabateruraga akabaheka iminsi yose ya kera. Hanyuma umurongo wa 10 n'ushaka kutwereka gishobora guhindura umuntu umwanzi w'Imana. Handitswe iri jambo ngo ariko baragoma bababaza umwuka we wera, bituma ahinduka umwanzi wabo, ndetse ubwe arwana nabo. Iri jambo ngo ariko baragoma, Imana idufashe cyane. Iri jambo ni ijambo tugomba guha agaciro tukanaritekerezaho. Bigaragara ngo kugomera Imana niko gutuma abantu bahinduka abanzi bayo. Ariko baragoma bababaza umwuka we wera, bituma ahinduka umwanzi wabo, ndetse ubwe arwana nabo. Abo yahekaga atangira kurwana nabo, babandi yateruraga akabaheka atangira kubarwanya, kubera ko bari bamaze guhinduka abanzi be. Ariko nta kindi cyatumye baba abanzi be, nuko bamugomeye. Bigaragara ngo Imana irashaka ko nge nawe tutagomera Imana. Mbese kugomera Imana ni ukwitwara gute? Iri jambo kugoma mu Giswahili ijambo bita kuasi. Kugoma mu yindi mvugo ni ukutumvira. Kutumvira niko kugomera Imana. Bigaragara, ndatanga urugero mbese kugira ngo turusheho kumva neza ubusobanuro. Numva ngo umwana niba wamutumaga ukabura umubyeyi, ukaba ufite umwana, niba wamutumaga akakumvira akajya aho umutumye, kandi uko umutegetse akaba ari ko akora, ni ukuvuga ngo icyo gihe ntabwo aba ari akakugomera. Ariko iyo ahinduye imikorere akiga imico mibi utari umuziho, nuko wamutuma noneho akagusuzugura ntakore ibyo umutegetse, ubwo bisobanuye ngo arakugomeye. Nibwo umubyeyi atangira kuvuga ati umwana wanjye sinzi uko byagenze, Satani yamwinjiyemo, nsigaye mvuga ntanyumve, nyamara siko yahoze, nyamara mbere yaranyumviraga. Uyu rero niyo bita ngo yagomeye Imana, cyangwa se yagomeye umubyeyi we. Uwiteka dufashe cyane. Aho niho Pawulo yahindukiye Abagalatiya mu gice cya 5 umurongo wa 7, arababaza ati mbese ko mwagendaga neza, ninde wababujije kumvira ukuri ko mwagendaga neza? Ubwo bigaragara ngo nyine yararebye asanga Abagalatiya ntibagihagaze mu mwanya bari barimo, bize imikorere batari basanganywe. Icyo nicyo bita kugoma rero. Niko dusomye ngo ariko baragoma. Imana dufashe cyane. Kutumvira Imana niko kuyigomera. Nuko niba wanze kumvira Imana, wibuke ko ariko Uwiteka yabwiye Abisirayeli mu gitabo cyo gutegeka kwa 2 igice cya 8 umurongo wa 19 ndetse n'uwa 20, arabwira ati kuko niwibagirwa Uwiteka Imana yawe, ahubwo ati niwibagirwa Uwiteka Imana yawe ugahindukirira izindi mana ukazikorera, ukazikubita imbere, ukikubita hasi imbere yazo, ati uyu munsi ndaguhamiriza yuko utazabura kurimbuka nk'amahanga Uwiteka arimbura imbere yanyu, kuko niko namwe muzarimbuka, kuko muzaba mutumviye Uwiteka, ko muzaba mutumviye Uwiteka Imana yanyu. Bigaragara muzaba mwamugomeye, niyo mpamvu hazabaho kurimbuka. Iri jambo ngo niwibagirwa Uwiteka Imana yawe ugahindukirira izindi mana ukazikorera. Imana idufashe cyane. Ugahindukirira izindi mana ukazikorera, ukikubita hasi imbere yazo, ati uyu munsi ndaguhamiriza ko utazabura kurimbuka. Ku murongo wa 20 ngo nk'amahanga Uwiteka arimbura imbere yanyu, niko namwe muzarimbuka,
kuko muzamutumviye Uwiteka Imana yanyu. Nyamara wasoma mu gitabo cy'Imigani igice cya mbere umurongo wa 33 Uwiteka akavuga ati ariko unyumvira wese azaba amahoro adendeze kandi atikanga ikibi. Unyumvira wese bisobanura ngo n'utangomeye n'Uwiteka ubivuga. Nuko ndagusaba ko urigerageza rero kutagomera Imana. Iri jambo kutumvira Imana bisobanura niba Uwiteka avuze ati ntugasambane ugasambana urayigomeye. Niba avuze ati ntukibe ukiba urayigomeye. Niba Uwiteka avuze ngo ntugashinje ibinyoma mugenzi wawe ukabeshyira mwene so ubwo ugomeye Imana. Ariyo mpamvu dusoma mu gitabo cya Zaburi y'101 umurongo wa 5 hakatubwira ngo umuntu mbega ubeshyira mugenzi we rwihereranwa nzamurimbura, ugamika akagira umutima wibona sinzamwihanganira. Iri jambo ngo ubeshyira mugenzi we rwihereranwa nzamurimbura, ugamika akagira umutima wibona sinzamwihanganira. Bigaragara ngo uyu muntu rero ugamika akagira umutima wibona abagomeye Imana. Uyu muntu ubeshyira mugenzi we rwihereranwa abagomeye Imana. Ndetse umurongo wa 7 wo ukatubwira ngo uriganya ntazaba mu nzu yanjye. Imana idufashe cyane ngo ubeshya ntazakomerezwa imbere yanjye. Nuko ndagira nkubwire ngo rero kugomera Imana ni ukutayumvira. Nta kindi wakora ngo Imana ivuye ko wayigomeye uretse kuba utayumviye. Nuko dusomera ijambo ngo ariko baragoma bababaza umwuka we wera. Urumva ko kugomera Imana guteza agahinda umwuka wera. Kugomera Imana gutuma Imana ibabara cyane. Uyu usomye mu Efeso igice cya 4 umurongo wa 30 na 31 usanga handitswe iri jambo ngo ntimugateza agahinda umwuka wera w'Imana wabashyiriweho kuba ikimenyetso kugeza ku munsi wo gucungurwa. Arakomeza ati gusharira kose n'uburakari n'umujinya n'intonganya no gutukana hamwe n'igomwa byose hamwe n'igomwa ryose bibavemo. Ibyo nibyo biteza agahinda umwuka wera. Umukristo wagize umujinya w'indengakamere ateza agahinda umwuka wera. Umukristo wagize intonganya, umukristo watukanye ateza agahinda umwuka wera. Kandi abagomeye Imana umeze atyo. Bityo rero bene data ndagira ngo mwite kuri aya magambo. Imana izahaguruka abanzi bayo batatane. Bigaragara ngo itarahaguruka abanzi bayo bazidegembya, itarahaguruka abasambanyi. Dore ko twamaze kumenya ko abagomera Imana ari abakora ibyabuzanijwe. Abo nibo bagomera Imana. Abicanyi, kuko Imana niyo yavuze ntukice. Abicanyi baragomera Imana. Imana niyo yavuze ngo kunda mugenzi wawe nkuko wikunda. Abanga bagenzi babo burya baba bagomeye Imana. Nuko nkabangira ngo nje nawe tugerageze gushaka uburyo twakwirinda ibiduhindura abanzi b'Imana, ahubwo dukora ibyatuma Imana itubara mu bakunzi bayo. Kandi nituboneka mu bakunzi bayo tuzaba tugira amahirwe, kuko twabwiwe ngo Uwiteka arinda abamukunda bose. Ubu nubwo isi yugarijwe n'akaga, abakunzi b'Imana bararinzwe. Nubwo isi yugarijwe n'iterabwoba, ariko abakunda Imana bagira amahirwe, kuko Imana izabarinda. Mu gitabo cya Zaburi ya 97 umurongo wa 10 niho hatubwira ngo mwabakunda Uwiteka mwe mwanga ibibi, arinda ubugingo bw'abakunzi be, abakiza amaboko y'abanyabyaha. Mwabakunda Uwiteka mwe mwanga ibibi. Mbega abakunzi b'Imana, kigaragaza ko bayikunda ntabwo ari Yesu ashimwe, ntabwo ari umunsi basengaho, si isabato, si icyumweru. Cyerekana ko umuntu akunda Imana nuko yanga ibibi. Iyo umuntu yanze ibibi aba yerekanye urukundo akunda Imana. Burya Yosefu yerekanye urukundo akunda Imana ubwo yangaga gusambana na nyirabuja. Yagaragaje urukundo akunda Imana, kandi Uwiteka nawe yamubereye ingabo. Aramwiyereka, aramukuza, amuha icyubahiro, kubera ko nawe yari yagaragaje ko amukunda. Imana idufashe cyane.
mwibuke ijambo twabwiwe ngo dore Imana izamenagura imitwe y'abanzi bayo n'igikoba kiriho umusatsi cy'umuntu wese ukomeza kwishyiraho urubanza. Imitwe y'abanzi b'Imana, imitwe mbega bigaragara ngo bya bindi bishingikirizaho bajya kugirira abandi nabi, bya bindi mbese bibatera kugira urugomo. Ndakomeye, mfite ibi n'ibi, mfite amafaranga menshi, mfite intwaro, ndi igitangaza. Ibyo rero niyo mitwe, kandi Imana izamenagura imitwe y'abanzi bayo n'igikoba kiriho umusatsi cy'umuntu wese ukomeza kwishyiraho urubanza. Imana igushoboze rero guca bugufi, wibuke ko icyubahiro ari icy'Imana. Niba unteze amatwi ukaba uri mu banzi b'Imana, nakugira inama yo guca bugufi, akaga katarakuzaho, Imana itaramenagura imitwe y'abanzi bayo, wari ukwiye kwiyunga n'Imana. Imana itarahaguruka, wari kuvuga uti Imana, nanjye iyi mikorere ishobora gutuma mba umwanzi wawe, ariko ngusabye imbabazi kandi sinzabyongera. Ndizera ko unteze amatwi. Nuko twasomye ijambo ngo mu gihe bari bataraba abanzi b'Imana, ngo Imana yarabateruraga ikabaheka mu minsi yose ya kera, ngo ariko baragoma. Aho bahindukiye abanzi b'Imana ni igihe bayigomeraga, ariko baragoma, bababaza umwuka wera, bituma ahinduka umwanzi wabo ndetse ubwe arwana nabo. Imana idushoboze rero kutaboneka mu banzi b'Imana. Kandi niba hari aho usanze waragize imikorere iguhindura umwanzi w'Imana, wari ukwiye gusaba Imana imbabazi ukiyunga nayo, nk'uko umwanditsi w'igitabo cya Yobu yanditse mu gice cya 22 umurongo wa 21. Mu gitabo cya Yobu igice cya 22 umurongo wa 21, aho yanditse ati noneho iyuzuze nayo, bivuga ngo va mu banzi bayo, hanyuma wiyuzuze n'Imana, ubona amahoro, ubwo nibwo ibyiza bizakuzaho. Noneho iyuzuze nayo, ubona amahoro. Mbega Imana ikugire neza. Iyuzuze nayo mwene data unteze amatwi, yuzuze n'Imana. Aho wagomeye Imana wikosore, aho wakoze ibyo wabujijwe wikosore. Nongere nkubwire ngo umuntu wiyobagiza ahanishwa igihano kibabaza. Bigaragara ngo atandukanye na Pawulo wakoze ibyaha mu bujiji, kuko hari mu gitabo mu rwandiko yandikiye Timoteyo rwa mbere yamwandikiye, mu rwandiko rwa mbere Petero yandikiye nako Pawulo yandikiye Timoteyo mu gice cya mbere umurongo wa 13, Pawulo aravuga ati nubwo nabanje kuba umutukanyi n'urenganya n'umunyarugomo, atariko narababariwe kuko nabikoze mu bujiji ntarizera. Bigaragara ngo rero icyo gihe ntabwo yari agasobanukirwa, yabikoze mu bujiji atarizera, ariko amaze gufata umwanzuro ati ndihanye, iyo yongera gusubira mu byaha yihanye yari kuba yiyobagije, byari kumuhindura umwanzi w'Imana ku buryo nawe Imana yamurwanya. Ariko amaze gufata icyemezo, ntaho tubona yongeye gusubira inyuma mu byaretse, yarinze apfa kugeza ubwo avuga ati narwanye intambara nziza, narinze ibyo kwizera, ati narangije urugendo, narinze ibyo kwizera, ati bisigaye mbikiwe ikamba iry'umwami wacu, umucamanza utabera, azampa kuri urya munsi. Ibyo tubisoma mu rwandiko rwa kabiri rwanditswe na Pawulo arwandikira Timoteyo igice ni cya 4 umurongo wa 7. Aho yavuze ati narwanye intambara nziza, narangije urugendo, ati narinze ibyo kwizera, ati bisigaye mbikiwe ikamba iry'umucamanza, iry'umwami wacu, umucamanza utabera, azampa kuri urya munsi. Nk'uko mbivuze byanditswe mu rwandiko rwa kabiri Pawulo yandikiye Timoteyo igice cya 4 umurongo wa 7 n'uwa 8. Nawe uyu munsi wa none nkwifurije kudasubira mu byo wakoze mu bujiji utarasobanukirwa. Nkwifurije kutongera gusubira mu byo wihanye, bya bindi wakoze utaramenya neza iyi nzira turimo y'agakiza. Nkwifurije guhagarara neza, kuramutse ugomeye Imana ngo byaguhindura umwanzi wayo,
byatuma Imana ikurwanya, aho kukurengera ikakurwanya, aho kugushyigikira ikakurwanya. Ariko uramutse ubaye maso uti ntabwo nshaka kuba umwanzi w'Imana, nshaka kuba inshuti yayo, nk'uko Yosefu twamutanzeho urugero, yanze gusambana na nyirabuja, yasambana na nyirabuja, yari kuba inshuti ya nyirabuja ariko akaba umwanzi w'Imana, bikamuzanira akaga. Arareba ati byiza aho kuba umwanzi w'Imana nawe umwanzi wa mabuja, aho nkaba inshuti y'Imana. Haleluya! Imana ibonye uburyo Yosefu yazirikanye urukundo rwayo hagati ye nayo, nuko Imana iravuga iti nanjye ngomba kukwiyereka. Arinda ubugingo bw'abakunzi be, abakiza amaboko y'abanyabyaha. Nawe nanjye turasabwa rero kutaboneka mu banzi bayo, ahubwo turwanye icyitwa ikibi dushaka kuba inshuti z'Imana. Imana itugenderere cyane. Ndashaka kwanzura rero mvuga icyo tuzakora, hanyuma Imana ikaboneka nk'inshuti yacu aho kuba umwanzi wacu. Noneho rero twabwiwe ngo iyuzuze nayo ubona amahoro. Iri jambo kwizuza nayo ni ugushaka uburyo ikibazo cyari hagati yacu nayo cyavaho, ntabwo tukaba abakunzi bayo. Turasoma ijambo ry'umwanzuro mu rwandiko rwa kabiri Pawulo yandikiye Timoteyo, igice cya 5 umurongo wa 20, aho yanditse iri jambo arababwira ati nicyo gituma tuba intumwa mu cyimbo cya Kristo, ati ndetse bisa naho Imana ibingengera muri twe. Nuko rero turabahendahenda mu cyimbo cya Kristo kugira ngo mwiyunge n'Imana. Itarahaguruka turasabwa kwiyunga nayo, kuko nihaguruka igihe cyo kwihanikiza cyarangiye, ngo abanzi bayo bazatatana, nibwo izamenagura imitwe y'abanzi bayo n'igikoba kiriho umusatsi cy'umuntu wese ukomeza kwishyiraho urubanza. Wowe unteze amatwi ushobora kuba umaze igihe kinini cyane wishyiraho urubanza, ukora ibyaha kandi nawe umutima wawe ukwereka ko ibyo uri gukora ari bibi. Birashoboka ko hari igihe Imana yakugendereye ikoresheje abakozi bayo ikwereka ko ibyo urimo atari byiza. Birashoboka ko nawe ubwawe hari inzozi warose, nuko Imana ikwereka ko ibyo urimo bitazaguhesha amahoro, ariko wakomeje kubibamo. Ubwo rero bigaragara ngo wakomeje kwishyiraho urubanza, bishobora kukuzanira akaga. Ariko ndangije nkubwira ngo iyunge n'Imana. Umuririmbyi yararirimbye w'104 mu ndirimbo zo gushimisha Imana, aravuga ati natinze cyane kwitaba. Ubwo bisobanura ngo yari yakomeje kwinangira umutima, ati natinze cyane kwitaba Yesu wampamagaraga, ariko agiye kuvuga ati nyuma niringira ijambo rye, Yesu ankuraho ibyaha. Mbega byumvikana ngo ntabwo yakomeje kuba umwanzi w'Imana, ahubwo nawe yabonetse mu nshuti zayo amaze gukurwaho ibyaha. Nuko wanditse igitabo cy'ibyakozwe n'intumwa mu gice cya 3 umurongo wa 19 nawe atanga inama ati nuko nimwihane muhindukire ibyaha byanyu bihanagurwe, kugira ngo iminsi yo guhemburwa ibone ukwiza ituruka ku Mwami Imana. Tugiye gusenga Imana rero, abifuje kwiyunga nayo, abifuje kuva mu banzi bayo, abagiraga umujinya cyane, abatukanaga, abasambanaga kandi bazi ko ari icyaha, ababeshyeraga abandi kandi bazi ko ari icyaha. Aba bantu biyumviseho intonganya, bakavuga bati yo mbese burya iyo turi gutongana, iyo ntongana n'umuturanyi wanjye, burya biduhindura abanzi b'Imana. None aka kanya nakora iki? Igisubizo rero iyunge n'Imana, maze Imana kubera ko ari urukundo, Imana idufashe cyane. Mwanditse igitabo cya Zaburi ya 25 umurongo wa 8 yaranditse ati Uwiteka ni mwiza aratunganye, ati nicyo gituma yigisha abanyabyaha inzira. Niyo mpamvu ituma abanyabyaha Imana ivuga iti nimugenze gutya, ntivuge iti ndahita mbarimbura. Nuko Imana ari nyambabazi, ngo Uwiteka ni mwiza aratunganye, nicyo gituma yigisha abanyabyaha inzira. Ati mugenze gutya amahoro aboneke, nimugenze gutya nimukore mutya. Niyo mpamvu Imana rero idusura n'urukundo idukunda. Imana idufashe rero, mureke dusenga Imana twiyunge nayo, abagabo abagore, abahungu n'abakobwa twiyunge n'Imana. Waba warayigomeye ukora ibyo yakubujije,
uba warateshutse, ariko uyu mwanya Imana yakubwiye ngo iyunge nayo, kandi ibyaha byawe bihanagurwe, iminsi yo guhemburwa ibona ukwiza ituruka ku mwami Imana cyangwa ituruka kuri yo. Uwiteka dufashe kubw'amagambo tubwiwe mu izina rya Yesu. Data wa twese uhoraho, ndagushimye mu izina rya Yesu. Urakoze cyane kubw'iri jambo ukunze ko rivugwa. Tanga imbaraga, niko kutarahaguruka dufite igihe cyo kwiyunga nawe mu izina rya Yesu. Ndasengera abantu bakugomeye bagakora ibyo wababujije, bakitwara uko udashaka, uyu mwanya ngo basure nabo babashe kwiyunga nawe, bave mu byaha. Muri iki minsi yo guhemburwa ibone ukwize guturukaho, ibagereho abahungu n'abakobwa, abagabo n'abagore, aboroheje n'abakomeye. Nyamuneka bishingikiriza ku mbaraga zabo ariyo mitwe. Turabwiye ngo igihe kizagera iyo mitwe ngo uyimenagure mu izina rya Yesu. Bityo rero basange nubereke ko ibyo bishingikirijeho uzabihagarika, maze bityo bashake mu maso hawe. Mbese bagira umutima nk'umugaragu wawe Dawidi wavuze ati mu mubabaro wanjye nambaje Uwiteka, natakiye Imana yanjye. Nuko nawe ubihishurire ko ari wowe ubeshaho kandi ko ari nawe ukuraho. Izina ryawe niryubahwe. Urakoze cyane ko wejeje abakeneye kwiyunga nawe, abumvise ijwi ryawe bakaryumvira, nawe ubaha amahoro. Turagushimiye ko wumvise. Bana natwe dugushaka ko gukoreke Mana, iminsi dushigaje kubaho tuzayimare utubara mu bakunzi bawe. Nta mwanzi wawe uri muri twe, ahubwo turi abana bawe, nawe tubera umubyeyi. Urakoze, izina ryawe niryubahwe. Nanjye nsenze nizeye mu izina rya Yesu. Amen.